Hari igitabo cyitwa We Are All Different Not Better or Worse. Abantu buri wese yihariye mu buryo bwe, ntabwo ari ukuvuga ko habaho abantu babi cyangwa se beza. Niko twabisobanura tugenekereje mu Kinyarwanda. Wigeze utekereza ko uri umuntu mwiza cyangwa uri mubi? Barabikubwiye se? Niba nawe ujya wibaza ibintu wagenderaho ku buryo abantu batazajya bagutunguza ibikorwa byabo, batazajya bagutunga bitewe n'ibyo bagukoreye, ahubwo ukajya ubibona biza, bana nanjye muri iki kiganiro. Nitwa Samuel Mugisha, ndavugira kuri Tele Montagne Rwanda. Hano niho kurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ibuka ukore subscribe, ni munsi y'iyi video niho ukanda ahanditse ijambo subscribe, ubundi ukajya ubona ibiganiro byacu byose bitakugoye. Injira mu bandi kuko tumaze kuba ibihumbi 13. Mu gitabo bashyira abantu mu byiciro by'amabara: umutuku, icyatsi, ubururu bo ni babi cyane, hanyuma umuhondo. Abantu bo mu ibara ry'umutuku, aba bantu bakora ibintu byihuse kandi bashingira ku nyungu cyangwa se resulta y'ibyo barimo cyangwa se ugiye kubashoramo, bafata imyanzuro ntakuka. Aba ni abantu uzasanga bagoranye cyane mu kumva ibintu. Gukorana n'aba bantu bizagusaba kurasa ku ntego kandi no kutagira aho ubakinga. Bizagusaba kwibanda ku ngingo nyamukuru y'ibyo ugamije kandi bizagusaba kuvuga make buri gihe. Uko uzavuga menshi kuri aba bantu uzivamo. Umuhondo, aba ngaba baba bagurumana, ushatse wabita abantu b'umuriro. Umuriro ugurumana, bahorana courage kandi bahanga udushya. Abantu bakunda gutekereza cyane kandi bakagira ibitekerezo bihambaye. Guhuza n'aba bantu bizagusaba kubasangiza aho wifuza kugira intego ugamije. Bizagusaba kandi kuba wa muntu wizerera mu byiza, positive mindset. Bizagusaba kumva no gusobanukirwa uko bateye. Icyatsi, aba ni abanyamahoro kandi baganira mu mahoro, bahereza agaciro cyane umubano bagirana n'abandi. Gukorana n'aba bantu bizagusaba kwihangana kandi ujye ubatega amatwi cyane, ntuzahangane nabo, uzirinde uguhangana. Ubururu twabavuzeho ni babi cyane. Ngaba abantu ugomba kwitondera cyangwa se abantu bagomba kwitonderwa. Bazi kwitegereza ubundi bakiga umuntu neza, bakamusobanukirwa. Nimuganira bazarangwa n'ibibazo byinshi kandi uzasanga bibanda cyane kuri buri nguni mu gushaka amakuru ku kintu runaka. Aba bantu ubundi bavuga ko baba bafite inzara, nabo bita abantu bafite inzara yo kumenya ukuri kuri muri buri kintu runaka. Nuhura nabo mu buzima uzaba witeguye gutanga amakuru ahagije, uganira nabo. Kumenya ibyo bashaka bizagufasha kubana nabo nta nkomyi. Mu buzima abantu bazaguhemukira, bazagenda ari abahemu babaye abahemu, gusa bazagaruka bakubwira ukuntu bari bagukumbuye. Ntuzibagirwe uko bagiye, ubuhemu bwabaranze. Uko niko kuri, baragiye kandi akenshi iyo abantu badusize bituma dusobanukirwa agaciro kacu. Ntabwo wagakwiye kurarikira ibintu biciriritse nk'umuntu ufite agaciro. Ongera uvuke bundi bushyashya. Abantu uzabakunda ariko bazagutesha cyangwa se bazatesha agaciro urukundo ubahereza. Bazaguta bashakisha abandi, akenshi baba batazarambana nabo. Hanyuma bose niko bigenda, bagaruka bakuruza inda hasi, bizeye ko ukibanambyeho, biteze ko ukibashaka, waheranywe n'ibihe byahashize, bizeye ko wifuza kongera gukemura ibibazo bateje bo ubwabo. Biyibagiza ko ibyo bagukoze byatumye ukura, biyibagiza ko wiyubaha. Agaciro kawe ntikazarangwe, nikazagenwe n'ibyo ubona by'igihe gito, ibyo ubona abantu bakora igihe bakugarukiye. Ntuzibagirwe ko wihagije kandi ntacyo ubura niyo waba uri wenyine. Kenshi bizagusaba igihe kugira ngo womore ibikomere by'ibibazo abandi bazateza ubuzima bwawe cyangwa se mu buzima bwawe. Umuntu naguhemukira akagaruka, bizakwereka uburibwe buri indani muri we, ukudatuza agaruye mu buzima bwawe. Icyasha cyihishe indani muri we ntabwo ari uko azaba yaragukunze kurusha. Ntabwo ndi kuvuga ibyerekeye kwanga abantu no kutababarira hano. Ibyo mvuga, ntukabure urufatiro rwabo igihe baburaniwe, ntukabe igikoresho cyabo igihe ibihe byabo byabaye bibi. Menya agaciro kawe, funga cyane urugi rwawe, urugera imbere y'imikino y'ubugoryi iranga abantu. Amateka yahashize ashobora kuba yaduherana cyangwa se yaguherana, gusa ntuzibagirwe na rimwe ko ahazaza hawe haruta byose. Ahazaza hawe muri make, ugomba guca iriya migozi iguhuza n'abantu batagukwiriye. Ugomba gutekereza no guha agaciro ibyiyumviro byawe, ugashyira mu gaciro kandi mbere na mbere ukiyitaho. Kwiyitaho cyangwa se uwo uriwe
nibyo bigomba kuza imbere. Abantu n'ibintu byose by'uburozi kuri wowe ugasiba ukavana mu buzima bwawe. Ntuzibagirwe ko umutima wawe ukwiye ibyiza kandi no kubahwa. Ntuzibagirwe ko ukwiriye urukundo. Umutima wawe uzawurinde bihagije, kandi n'uburakari nibiba ngombwa uzabuzanemo, uzarakare kahave. Umutima wawe uzahore urabagirana kandi biturutse mu buryo ubigena cyangwa se wabihisemo. Nibyo byari bigize video y'uyu munsi. Ku kirahuri cyawe nagushyiriyeho indi video wareba, ndabizi uraza kwikunda nayo. Wibuke ukore subscribe uzajye ubona ibiganiro byacu. Reka dusubire ubutaha. Ni Samuel Mugisha.